waba warigeze wumva uko Bitcoin ikora? Bitcoin ni ifaranga ry'ikoranabuhanga ryakozwe n'umuyapani utaramenyekanye umwirondoro we ariko azwi nka Satoshi Nakamoto. Hari n'abavuga ko ari ifaranga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko itarashatse ko bimenyekana. Niryo faranga ry'ikoranabuhanga rihenze kurusha ayandi yose mu isi. Iki kiganiro cyakozwe Bitcoin imwe ifite agaciro ka miliyoni 140 uyashyize mu mafaranga y'u Rwanda. Mu mwaka wa 2018 iri faranga ryari riri kuri miliyoni 4,500 mu mafaranga y'u Rwanda. Uburyo rihinduka bidasanzwe kandi nta banki n'imwe irikontorora bituma benshi bataryumvamo kandi na leta z'ibihugu ntizirivugaho rumwe. Iri faranga ryacuzwe mu mwaka wa 2008 rikoresha uburyo bwitwa proof of work mu kwemeza ibikorwa cyangwa se transaction. Mugenzi waryo witwa Ethereum nayo iracyakoresha uburyo bwa proof of work mu kwemeza ibikorwa. Gusa uburyo bwa proof of work ntibworohera buri wese. Kubona Bitcoin cyangwa Ethereum bisaba imbaraga nyinshi z'ibikoresho by'ikoranabuhanga kandi ibyo bikoresho birahenze cyane. Ibi byatumye abantu basanzwe badafite uburyo bwo kwinjira ku isoko ry'amafaranga y'ikoranabuhanga bahaguruka bahimba ifaranga ryabo. Nibwo Pi Network yaje. Tukira hariko amafaranga y'ikoranabuhanga atarageze ku ntego yayo ni menshi cyane. Ntitwagenda tutavuze Onyx Coin muri Afrika hagati y'umwaka wa 2018 n'ibihumbi 2022. Iyo hari uwayumva agahita rwari ihungabana bitewe n'ibyo yakoze muri Afrika no muri Aziya y'Uburasirazuba. Iri ryari faranga ryakozwe ku bufatanye n'umunyakenya witwa Anthony Saint Muzungu bavugaga ko hazabaho n'isoko nyafurika rya Kwako Marketplace rizajya riguriramo abafite ifaranga rya Onyx Coin gusa. Ariko nyuma yo kubura icyerekezo iri faranga ryazimiye nka nyomberi ritwaye amamiliyari menshi y'abanyafurika n'abandi benshi ku isi utibagiwe na hano iwacu mu Rwanda. Abari bibitse iri faranga ntibagiraga umubare. Impamvu umushinga w'ifaranga rya Onyx Coin wabaye scam cyangwa se watwaye amamiliyari y'abantu benshi ku isi cyane cyane hano muri Afrika nuko kugira ngo utumbure ifaranga rya Onyx Coin byasabaga gushora amafaranga kugira ngo ritunge bitandukanye n'ibyo tugiye kuvuga kuri uyu munsi. Ese kugeza uyu munsi wa none Pi Network ifite ikihe cyizere cyo kugira ku ntego zayo? Byose wakwibaza kuri iri faranga benshi batezeho amakiriro hirya no hino ku isi. The Bros Entertainment twari baviriye muzi n'umuzingo mbahaye ikaze. Pi Network ni umushinga w'ifaranga ry'ikoranabuhanga cyangwa se cryptocurrency ryatangijwe mu mwaka wa 2019 n'itsinda ry'inzobere mu ikoranabuhanga ry'imashini computer science wo muri Stanford University. Abo harimo Dr. Nicholas Kokaris, Dr. Sheng Dialfam na Vincent Mark Philippe. Intego yabo ni ugutuma buri wese ashobora kubona no gukoresha ifaranga ry'ikoranabuhanga hatabayeho kwishyura ibikoresho bihenze. Pi Network ikoresha application kuri telefone kugira ngo ikore ibikorwa bya mining cyangwa se gucukura. Aho abantu bashobora kubona amapayi nk'ikimenyetso cy'ifaranga rya Pi Network binyuze mu kwemeza ko bitabiriye urubuga rwizewe. Umuntu aba agomba kwiyandikisha kuri application ya Pi Network ikaboneka kuri Google Play Store ku bakoresha Android na App Store ku bakoresha iPhone. Ukoresha application akanda kuri Start Mining rimwe ku munsi kandi nta bushobozi bwa telefone cyangwa umuriro bihambaye bikenewe. Pi Network itandukanye n'izindi cryptocurrency nka Bitcoin kuko ikoresha ikoranabuhanga rya Stellar Consensus Protocol CSP, aho abantu bizerana hashingiwe ku ngingo bemeje hamwe. Intego yabo nyamukuru yari yo kwegereza buri wese amafaranga y'ikoranabuhanga. Pi Network rero ni urubuga rw'imikoranire rufite ifaranga ryaryo ryitwa Pi Cryptocurrency kandi iri faranga rishobora gutunganywa cyangwa se mined ukoresheje telefone yawe yoroheje, nta koresha byinshi ry'imbaraga z'ikoranabuhanga cyangwa umuriro mwinshi. Muri video y'uyu munsi turi buvuge ku mateka ya Pi Network, niba hari ibyo ugomba gutinya cyangwa niba hari ibintu bishimishije kuri yo ndetse n'impamvu ukwiye kuyitabira ariko mu bushobozi kuko hari cryptocurrencies nyinshi zitageze ku ntego zazo cyangwa zahuye n'ibibazo byatumye zidashobora gutsinda ku isoko kubera kubura iterambere ry'ikoranabuhanga, ibibazo mu buyobozi cyangwa gutakaza icyizere cy'abakoresha. Aha twavuga nka BitConnect BCC. BitConnect yari igamije gutanga urubuga rwo gushora imari aho abantu bashoboraga kubona inyungu nini bakoresheje algoritime zo gucuruza, ariko yaje gufungwa mu mwaka wa 2018 nyuma yo gushinjwa kuba scam cyangwa se ikinyoma cya Ponzi scheme. Ibi byateje igihombo gikomeye mu bayishoyemo. Hari kandi OneCoin, iyi ngiyi murayizi cyane kundusha. Iyi yaramenyekanye cyane hirya no hino ku isi. OneCoin yari igamije kuba urubuga rwo kwishyurana nk'izindi cryptocurrencies nka Bitcoin, ariko yari Ponzi scheme idafite blockchain nyayo. Mu mwaka wa 2019 abayobozi bayo barafashwe kandi nayo yarahagaritswe burundu. Impamvu zituma cryptocurrencies zimwe zidatsinda harimo kuba ikoranabuhanga rihamye, technical flaws, imiyoborere mibi cyangwa ubujura, hacking cyangwa scams, gutakaza icyizere cy'abashoramari, ibyemezo by'amategeko regulations bikomeye mu bihugu bimwe na bimwe. Pi ni umushinga mushya wa cryptocurrency ufite intego yo kubaka isoko mpuzamahanga ryimakaza ubufatanye hagati y'abantu, ikizwi nka peer to peer marketplace. Ikipe ya Pi ifite intego yo gushyiraho ifaranga ry'ikoranabuhanga ridacungirwa mu buryo bwa gakondo
kandi rikora neza kubera abaturage basanzwe. Mu magambo make ni ifaranga rikorerwa kandi rikagenerwa abantu basanzwe. Icyerekezo cyabo ni ugukora isoko rifunguye rishingiye ku ifaranga rya Pi, kandi bafite icyizere ko rizaba cryptocurrency ikoreshwa cyane ku isi yose kurusha izindi zose. Pi ni ifaranga ry'ikoranabuhanga ryakozwe rigamije kugera ku bantu bose, rikaba ari ryo rya mbere rishobora gucukurwa hakoreshejwe telefoni ngendanwa. Abantu benshi ntibazi ibyerekeye amafaranga y'ikoranabuhanga cyangwa se digital currency, bityo amagambo nka cryptocurrency abarushaho kuba kure y'ibyo bazi. Gukangurira abantu kwitabira mu buryo busanzwe ngo dore cryptocurrency nshya, downloading application bishobora kuba urugamba rutoroshye niba nta soko rihari ryo guhererekanya ibicuruzwa na serivisi. Cryptocurrency igarukira gusa mu kubishoramari rishingiye ku myumvire ko umuntu ashobora gukira vuba. Abantu bibanda ku kwegeranya amafaranga y'ikoranabuhanga, kuyabika, kuzamura agaciro kayo, hanyuma bakayagurisha bashaka inyungu. Nubwo hari impaka ku byiza cyangwa ibibi by'imyitwarire, twagerageje gushakisha amakuru n'abakoresha Pi Network kubera ko abayishinze isa naho bafite icyerekezo n'intego zitandukanye. Izo ntego zisaba gushyiraho isoko abantu bashobora guhererekanyirizaho ibyo bacuruza bakoresheje cryptocurrency ya Pi. Ikipe y'ibanze ya Pi iyobowe n'abahanga babiri ba PhD, bose baturutse muri kaminuza ya Stanford University nk'uko twabigarutseho, kandi bagize uruhare mu kubaka umuryango wa blockchain muri Stanford. Ariko barasezeranya gukora uko bashoboye kugira ngo inzozi zabo zigerweho, banubahiriza amahame yo kugira imyitwarire y'ubunyangamugayo. Ibi byose n'ibindi byinshi bagenda batangaza umunsi ku wundi babinyuza ku gice cya Core Team muri menu nyamukuru ya application ya Pi. None nicyo gituma benshi bafata umushinga wa Pi Network nk'ubutekamutwe. Nyuma yo gusesengura inyandiko y'ibanze y'umushinga white paper no kwinjira mu mpande zawo zitandukanye, hari impamvu zituma bamwe bafata Pi Network nk'uburiganya, ariko ngo ibi ntabwo ari byo. Intego nyamukuru y'umushinga, bavuga ko intego nyamukuru ya Pi Network ari ukwegereza abantu benshi amafaranga y'ikoranabuhanga cyangwa se cryptocurrency no kuyubakira umuryango munini w'abayikoresha. Kubera ko abantu benshi ku isi bazi Bitcoin kurusha izindi cryptocurrencies, akenshi habaho kugereranya intege nke za Bitcoin n'inyungu za Pi Network. Ibyo bituma bamwe mu bakoresha amafaranga y'ikoranabuhanga bayifata nk'uburiganya, cyane cyane kubera ubunararibonye bubi bagize hagati y'umwaka wa 2017 n'ibihumbi 2019, aho benshi batakaje amafaranga mu mishinga yabaye ibihombo cyangwa ikagereranya ibikorwa byayo na Bitcoin ariko nta musaruro yatanze. Hari kandi kutizera ko umushinga uzatsinda. Nk'uko twabivuze haruguru, ntabwo ari ngombwa ko umushinga wa Pi Network uzatsinda, kuko nta kiguzi icyo ari cyo cyose abarurimo batakaza kuri uyu mushinga. Uretse umwanya nawe wavuga ko atari munini cyane, uretse uwo wamara uyitekerezaho gusa bigatuma utikorera ibindi. Naho undi gikomeye cyashowe muri uyu mushinga ku banyamuryango ni n'irondoro dutangamo tutazi neza ikizakoreshwa, nubwo batubwira ko ibikwa mu buryo bw'ibanga. Ikindi ni uko intego yo kugera kuri benshi cyangwa se mass adoption igomba kujyana no kugabana amafaranga mu buryo bwagutse. Hari kandi uburyo bwo gutanga Pi ukoresheje application Pi Network igabanya amafaranga yayo kuri buri wese. Iki gikorwa cyitwa gucukura Pi mu buryo bworoshye bwo kubyumva. Gukora blockchain guhera ku ntangiriro ni urugendo rukomeye, kandi umubare munini w'imishinga nk'iyi irangira inyungu za systeme zayo zihungabanye kubera ubushobozi buke bwo gucunga umutekano w'urubuga. Hari uburyo bwo kongera umutekano w'urubuga. Ibi nabyo bituma hari benshi bayifata nk'ubutekamutwe cyangwa se secure circular consensus mechanism. Umutekano w'urubuga urakomezwa. Nyamara kubera ko uburyo bwa Stellar Consensus Protocol CSP bugoye gusobanura, Pi Network yibanda ku guteza imbere umutekano hagati y'abakoresha bayo. Pi kandi ivuga ko ari ifaranga rya mbere ushobora gucukura ukoresheje telefone yawe. Hari igereranya rya Pi n'izindi cryptocurrency. Mu by'ukuri crypto yitwa Monero aka kanya ifite agaciro k'ibihumbi 300 uyashyize amafaranga y'u Rwanda. Niyo yari iya mbere gukoresha porogaramu yo gucukura amafaranga cyangwa se Minergate application. Nubwo Pi yoroheje inzira yo kwinjiramo, ikomeza kugaragaza inyungu zituruka ku mishinga ishingiye kuri blockchain. Ibyo birimo kudashobora gufatirwa no gucungirwa ibikorwa, censorship resistance, gukora ibikorwa bidakeneye uruhushya, gukorana hagati y'impande ebyiri mu ibanga, no guha buri wese amahirwe angana mu rwego rw'imari. Hari uburyo Pi itandukanye na proof of work. Nk'uko twabivuze mbere, itsinda rya Pi Network ryemeje ko ritazashingira ku buryo bwo kwemeza ibikorwa bukunze kunengwa bwa proof of work bukoreshwa na Bitcoin ndetse na Ethereum kugira ngo ribe umushinga uhamye, ahubwo protokoli yayo ikoresha uburyo bushya bwitwa FBA cyangwa se Federated Byzantine Agreement, bukaba ari igice cyavuye kuri Stellar Consensus Protocol CSP ikoreshwa ku rubuga rwa Stellar. Hari ibyiciro by'abakoresha Pi Network. Imiterere ya Pi Network igabanyijemo imyanya ine. Ku mwanya wa mbere hari Pioneer, uyu ni umwanya wo hasi mu buryo bw'imikorere ya Pi. Hari Contributor ufasha mu kubaka umutekano w'urubuga, ndetse hakaza ushinzwe gukangurira abandi kwinjira mu muryango wa Pi ariwe bita Ambassador. Hakaza ku mwanya wa kane Node, umuntu ukoresha ibikoresho bye mu gutuma urubuga rukora neza.
mu gihe urubuga rwa Stellar rufite amasosiyete n'ibigo bikomeye bifasha gukora nk'abagenzura imikorere node validators. Pi Network ikoresha abantu basanzwe bifashishije ibikoresho byabo kandi bagahabwa ibihembo. Pi Network iharanira kugera ku iterambere ry'imari ikorerwa na buri wese, ariko ifite urugendo rurerure mu kugaragaza ko ari umushinga wizewe ku bari gucukura iri faranga cyangwa se mining. Ubusanzwe Pi Network yifashisha uburyo bwa blockchain bwo mu rwego rwa mbere nk'ubwa Bitcoin, ariko ishaka kugabanya ikibazo cy'ifatizo ryo kugira amafaranga y'ibanze yabikika mu maboko y'abantu. Iyi gahunda igendera ku bintu bine by'ibanze, harimo gutanga ifaranga byoroshye, kunoza imikorere y'ubukungu bwayo ku buryo bugaragara kandi busobanutse. Hari ku mwanya wa kabiri ikwirakwizwa rigera kuri benshi. Kugira ngo ifaranga rya Pi rigerweho n'abantu benshi, ritandukanye n'andi mafaranga akoresha uburyo bwo mu rwego rwa mbere. Hari kandi kurema icyuho, gukora uburyo butuma ifaranga rya Pi rigumana agaciro rikwiye binyuze mu kugabanya ubwinshi bwaryo ku isoko. Hari kandi gushimangira ibyo abakoresha bagezeho, gushyiraho ibihembo ku bufatanye bw'abakoresha hagendewe ku ruhare rwabo mu muryango wa Pi Network. Nubwo Pi Network igikorerwa mu buryo bwo kwihugura, imishinga yayo yo kuri blockchain imaze kugira abantu benshi bayitabira. Kamena mu mwaka wa 2019 abakoresha bayo bageraga ku 100,000 buri munsi, ariko Gicurasi mu mwaka wa 2020 umubare w'abayikoresha warenze miliyoni 29. Uyu munsi wa none Pi Network ifite abakoresha barenga miliyoni 33. Uburyo bwo kugumana agaciro ka Pi Network yifashisha uburyo bwo kubagabanya cyangwa se halving kugira ngo agaciro kayo kagume mu rugero rwihariye. Kugabanyuka kwa mbere byabaye nyuma yo kugera ku bakoresha 100,000. Icyo gihe amafaranga acukurwa yaragabanutse agera kuri Pi+6 ku isaha. Kugabanyuka kwa kabiri byabaye nyuma yo kugera ku bakoresha miliyoni 1. Amafaranga acukurwa yaragabanyutse agera kuri Pi0.4 ku isaha. Iterambere ry'iri faranga rikomeje gukwirakwira mu bice bitandukanye by'isi, nko mu Budage cyane nyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mata mwaka 2021 Pi Network yashyize ahagaragara faze ebyiri, aho abakoresha bashoboraga kugerageza uburyo bwa Pi browser ndetse na wallet. Ukuroza mu mwaka 2021 hatangijwe faze ya gatatu, harimo na gahunda ya mbere yo guhanga udushya. Ikintu kidasanzwe cy'ifaranga rya Pi nuko ari ryo rya mbere ushobora gucukura ukoresheje telefone yawe ngendanwa, bikaba bigufasha kuba umucukuzi w'ifaranga utagombye gukoresha ibikoresho bihenze nka mudasobwa cyangwa se ibindi. Gucukura Pi biroroshye, ukoresha application y'ubuntu, ugakanda kuri buto buri masaha 28 kugira ngo ukomeze gucukura. Mu gihe utongeye gucukura nyuma y'amasaha 28 ntushobora kubona Pi kugeza wongeye gucukura. Application ikoresha uburyo butarushye. Iyo igihe cyo gucukura kirangiye, urwego rwa notification rugutumira kongera gucukura mu buryo bworoshye. Pi Network igamije gukora ifaranga rigezweho ryihariye ryegereye abantu basanzwe, nubwo igikorerwa mu buryo bw'igerageza. Umubare w'abakoresha n'uburyo bwo korohereza abafatanyabikorwa bifite amahirwe yo gufata uyu mushinga kugera ku ntego zawo. Turebeye hamwe noneho inyungu za Pi Network, kuruhura uburyo bwa mining ntibisaba ibikoresho bihenze nk'uko twagiye tubivuga nka za rigs zikoresha muri mining ya Bitcoin. Guhanga agaciro k'umurimo w'abantu bose, Pi Network agaciro umusanzu w'abakoresha mu kubaka urubuga rwizewe aho bagira uruhare mu kwemeza ibikorwa. Hari ibyiciro by'iterambere. Faze ya mbere harimo kwiyandikisha n'ubukangurambaga. Faze ya kabiri harimo gukora ibikorwa by'ibanze byo kwemeza umutekano n'ubushobozi bw'urubuga. Faze ya gatatu harimo kujya ku masoko yemewe nka mainnet, aho ifaranga rya Pi rizatangira gukoreshwa mu bucuruzi bwa nyabwo. Gusa hari ibibazo bikigaragara muri Pi Network. Uburyo bw'agaciro ka Pi kugeza ubu Pi ntirashyirwa ku masoko yemewe nk'ama exchange atandukanye, aho bavuga nka Binance n'izindi zigiye zitandukanye abantu benshi bakoreraho ubucuruzi. Bityo nta gaciro kayo gahamye kagaragara kugeza uyu munsi wa none. Ibi bituma hari impungenge ku byerekeranye n'ubuziranenge bwayo nk'ifaranga ry'ikoranabuhanga mu gihe kizaza. Guhangayikishwa n'amakuru yihariye. Abakoresha bamwe bagaragaje impungenge ku buryo umushinga wita ku mabanga y'abantu, kuko application isaba uruhushya rwo kugera ku makuru yihariye. Ubushidikanye ku miterere y'umushinga. Hari abavuga ko Pi Network ishobora kuba idashaka guhanga ifaranga rifatika, ahubwo ikaba ifite intego zo gukurura abantu benshi mu buryo bwa marketing. Nubwo dore ko Pi izakoreshwa mu gihe kizaza, Pi Network irateganya ko izakoreshwa mu buryo bukurikira. Hari ubucuruzi. Abantu bazashobora gukoresha Pi kugura ibicuruzwa n'ibikorwa ku masoko atandukanye hirya no hino ku isi. Hari kandi kwimura amafaranga. Pi izakoreshwa nk'ifaranga ryo kohereza cyangwa kwakira amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse. Hari ubukungu bwifashisha blockchain. Urubuga rwa Pi rushobora kugenderwaho mu bikorwa by'ikoranabuhanga bishya bishingiye kuri blockchain. Dore noneho icyo abakoresha amafaranga nk'aya cryptocurrency bakwiye kwitondera: kwibanda ku bushishozi, kugira amakenga ku mishinga itagaragaza aho iganisha mu buryo bweruye,
kutagirira icyizere gihambaye ibyo turasobanukirwa neza. Nubwo Pi Network ifite intego nziza, abantu bakwiye kugenzura niba ibyo ivuga bihura n'ukuri. Hari kandi kutizera inyungu zihuse. Mu by'ukuri cryptocurrency zifata igihe kirekire kugira ngo zigaragaze agaciro kazo. Pi Network ni umushinga wa cryptocurrency ufite intego nziza yo guha buri wese amahirwe yo kwitabira ubukungu bushya bushingiye ku ikoranabuhanga. Nubwo igaragaza icyerekezo cyiza, iracyafite ibibazo byinshi byo gukemura, birimo guha agaciro nyakuri ifaranga ryayo, gutangiza ibikorwa bifatika ku masoko no kwerekana uko itazabangamira abatanga amakuru y'abantu ku giti cyabo. Abantu bakwiye gukurikiranira hafi iterambere ry'umushinga mbere yo kuwushyiramo icyizere gihambaye. Impamvu nyamukuru zatumye bashyiraho ifaranga ry'ikoranabuhanga nk'irya Pi Network ni ukugerageza gukemura ibibazo byari bisanzwe bigaragara muri cryptocurrencies zari zihari, ndetse no gutuma abantu benshi bashobora kwitabira ubukungu bushingiye ku ifaranga ry'ikoranabuhanga. Dore rero zimwe mu mpamvu n'ibibazo bashakaga gukemura bazanira ifaranga ry'ikoranabuhanga rya Pi Network. Ku mwanya wa mbere harimo kubahiriza demokarasi y'ubukungu. Cryptocurrencies zisanzwe nka Bitcoin cyangwa Ethereum zisaba ibikoresho bihenze kandi zikoreshwa cyane n'abafite ubushobozi bwo kugura mining rigs. Ibi byatumye hari abantu benshi badashobora kwitabira isoko rya cryptocurrency. Pi Network yashyizweho kugira ngo buri wese n'utagira ibikoresho bihenze ashobore kubona cryptocurrency binyuze muri telefoni yoroheje. Ku mwanya wa kabiri kandi harimo gukemura ikibazo cy'ikoreshwa ry'ikiguzi kinini kiri hejuru, icyo bita nka gas fee. Bitcoin, Ethereum na za cryptocurrency zindi zisanzwe zikoresha uburyo bwa proof of work kugira ngo mining yazikorwe. Ubu buryo bukoresha umuriro mwinshi kandi bugira ingaruka ku bidukikije. Pi Network yashyizeho uburyo bwa Stellar Consensus Protocol, icyo bisa nka CSP, butazigera bukenera umuriro mwinshi ndetse n'ikiguzi kiri hejuru. Hari kandi gukwirakwiza ifaranga ry'ikoranabuhanga mu bantu bose. Abantu benshi bibwiraga ko cryptocurrency ari iz'abahanga gusa cyangwa bifite. Pi Network yashyizweho kugira ngo igabanye icyo cyuho, igaha buri wese amahirwe yo gutunga cryptocurrency no kwikoresha mu buryo bworoshye. Hari kandi kuzamura umubare w'abitabira cryptocurrency. Nubwo hari cryptocurrency nyinshi, hari ikibazo cy'uko izizwi cyane nka Bitcoin zifite agaciro gahanitse ku buryo kuzitunga bisaba ubushobozi bukomeye kandi buhambaye. Ibi byatumye abantu bake aribo bigarurira ifaranga ry'ikoranabuhanga. Pi Network rero yashyizweho mu buryo bushaka gufasha abantu benshi kwinjira mu isi y'ifaranga ry'ikoranabuhanga. Harimo kandi kwihutisha ikoreshwa rya blockchain muri buri karere. Nubwo cryptocurrency nka Bitcoin zifite ikoranabuhanga rihambaye, ikoreshwa ryazo mu buzima bwa buri munsi riracyari rito cyane. Pi Network rero yahisemo uburyo bwo kuzamura abakoresha ifaranga ryayo kugira ngo blockchain ibe igikoresho gifatika gifasha abantu kugura no kugurisha ibintu bya buri munsi nk'uko amafaranga asanzwe akoreshwa. Hari ukurema urubuga rw'ubufatanye bw'abantu. Pi Network ifite intego yo guhuriza hamwe abantu mu rwego rwo kubaka umuryango w'abizera uyu mushinga, aho umuntu wese aba afite uruhare mu gutuma urubuga rukora neza. Uru rwego rw'ubufatanye rwashobora kuzana agaciro gakomeye ku ifaranga ryayo mu gihe kizaza. Hari impamvu rero yo kutibanda gusa kuri cryptocurrency zisanzwe. Impamvu ya mbere ni ubukangurambaga. Cryptocurrency zisanzwe zirimo ibibazo byo kudakundwa n'abantu benshi kubera ubucucike cyangwa uburyo zigoye kuzikoresha. Hari kandi ubuhanga bwihariye. Pi Network yashyizweho nk'uburyo bushya butandukanye n'ubusanzweho, cyane cyane mu gukwirakwiza ifaranga mu buryo bwa mining butagize igihombo ku bidukikije. Hari kandi ikoranabuhanga rizana iterambere. Cryptocurrency nshya zishobora kuzana udushya mu buryo bushya bwo gukora ibintu ku buryo butari bwasuzumwe mu zindi cryptocurrency zisanzwe. Nubwo cryptocurrency nyinshi zihari zishobora kuba zifite ibibazo byihariye bikwiye kwitabwaho, Pi Network ifite icyerekezo cyo kuzana umwihariko wacyo mu isi y'ubukungu bushingiye ku ikoranabuhanga. Icyakora biracyasaba igihe no kwihangana kugira ngo hagaragare niba koko izarangiza izo ntego zayo. Niba hari ibindi wifuza kumenya ku mafaranga y'ikoranabuhanga, andika igitekerezo cy'ibyo twazavugaho gutaha. Ngende mugira banga ati nk'ibisanzwe aha ni kuri The Plus Entertainment. Ibuka gukora subscribe no gusangiza inshuti n'abavandimwe bakoresha Pi Network ndetse n'abandi batayikoresha kugira ngo nabo bagire icyo bamenya kuri iri faranga ryitezweho guhindura ubukungu bw'isi. Mugire ibihe byiza aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi. Ndabashimiye.